Ikaze nanone kuri channel yacu ya Iga Excel. Mu mashusho aheruka twaberetse uburyo amakuru tuyakurura tuyavana muri pivot table tuyazana muri dashboard. Mbere yuko rero dukomeza, hari amakosa twabonye ku mibare nyakuri y'igiciro cya kimwe, impuzandengo y'ibiciro by'ibicuruzwa byose. Reka ayo makosa tubanze tuyakosore. Igihe twahitagamo amakuru muri pivot table mu buryo byikora automatic, hishyiragamo igiteranyo cy'ibyo twahisemo. Murabona ko ku mutwe w'amagambo hejuru habanza ijambo sum bivuze igiteranyo. No kuvuga ngo pivot table yagendaga iduha igiteranyo cy'amakuru twayisabye, kandi koko nibyo twabaga twayisabye. Uretse ku mpuzandengo y'igiciro cya kimwe ku bicuruzwa byose, ho icyo dushaka ntabwo ari igiteranyo, ahubwo ni impuzandengo, average. Kugira ngo rero tubikosore, turajya kuri ka karima ka values twabibyemo amakuru. Nizere ko mwibuka impamvu aya makuru atari mu karima ka rows nkuko twagiye tubibona mbere. Niba wumva watakaye, humura. Vuba tuzatangira kubagezaho amashusho asobanura akantu ku kandi birambuye. Gusa hano turajya ku makuru dushaka guhindura, tuyakandeho, tuyakiritseho, hafunguka akadirishya, hanyuma tuze hano duhitemo average. Murabona ko harimo ibipimo bitandukanye byifashishwa mu gusesengura amakuru. Icyo dushaka twebwe ni average. Murabona ko hahise hazamwo igiciro noneho cya nyacyo. Hagati aho, imibare yose iri kuduha amakuru ajyanye n'amafaranga, tuyihe ibimenyetso by'amafaranga. Turagenda duhitamo ahagomba kujya ibyo bimenyetso, hanyuma tujye kubishaka aho bibikwa nk'uko twagiye tubibona mu mashusho yabanje. Ikintu gitangaje hano kuri text box ni uko impinduka yose yo mu buryo bwa formatting iba ku makuru yose twahuje na text box, no muri text box izo mpinduka zirihindura. Aha murabona ko harimo ikimenyetso cy'amafaranga gusa. Nuko inyuguti zabaye nini kuruta text box zirimo, bigatuma ziburiramo. Bityo rero turajya kugabanya inyuguti ahabigenewe. Hanyuma tunogereze ibara, bolding. N'ahandi tubigenze gutyo. Ndetse hano ku ngano y'ibyacurujwe nabyo tubishyire mu nyandiko igabanyisha ibinyagihumbi akabago. Tukiri muri pivot table, reka dukomeze ahari amakuru hose ajyanye n'imibare y'amafaranga, tuyashyireho ibimenyetso by'amafaranga, Rwanda ni francs. Tugarutse kuri dashboard rero, murabona ko impinduka dukoze muri pivot table ntago zigeze zihinduka kuri aya makuru yandi dufite muri dashboard ajyanye n'ibicuruzwa kimwe kuri kimwe, ndetse nayo kuko byacurujwe mu turere. Impamvu nuko iyo duhuje ama-sales nkuko twabibonye muri video ibanza, mu buryo byikora haba hahujwe amakuru ashingiye kuri values. Izindi formats ukoze bisaba ko hari izindi commande zibisobanurira Excel ukora. Ariko iyo huje sales na formule yabihwanye gusa, ihuza values ziri muri ayo ma-sales, ama-formats ikayihorera. Ni ukuvuga ngo rero n'ama-formats ari bukorwe nyuma ntaho bihurira n'amakuru wahuje, ubwo ujya kuri ya makuru wahuje naho ugakora izo formats. Ariko murabona ko kuri chart ho imibare dufiteho yo ibimenyetso by'amafaranga byishyizeho. Ho birakunda. Icyo duhinduye muri pivot table naha kirahinduka. Kuri charts na text box ho tubonye ko bihinduka, bitandukanye na sales. Ubwo aya makuru turayakorera format zo gushyiraho ibimenyetso by'amafaranga nayo. Ubu dashboard yacu irimo kugera ku musozo nk'uko mubibona. Ikintu tugiye gukurikizaho ni ugushyiraho za slicers zigenga uko amakuru yerekanwa muri dashboard. Mbere yuko twubaka slicers, reka mbanze nzimize iyi mirongo yo muri Excel, tubone ibishushanyo twe twishyiriyemo byonyine. Mbese iyi sheet duhishe imirongo yayo bibe nka page y'urupapuro rusanzwe. Turahitamo page yose, tujye kuri ribbon tab ya view, hanyuma dukure aka kamenyetso ko kwemeza kuri grid lines. Iriya mirongo bayita grid lines. We make sure this check mark is removed. Noneho rero reka dukomeze no kubaka slicers. Turagaruka kuri sheet ya pivot table, hanyuma duhere kuri pivot table ya mbere hejuru. Murabona iyo dukiritse ahantu ahariho hose muri pivot table, pivot fields table irafunguka. Nicyo kizakubwira ko table ufite muri Excel ari pivot table. Iyo uyikiritsemo, pivot fields irafunguka. Hanyuma rero, nyuma yo gukirika aho ubonye muri pivot table ushaka gukorera slicers, urazamuka kuri ribbon, ukareba tab ya pivot table analyze, ukajya kuri command ya insert slice. Iyo uyikanzeho wafunguka akadirishya karimo imitwe y'amagambo y'amakuru yose. Hanyuma ugahitamo umutwe w'amagambo uri burange iyo slicer. Reka duhitemo akarere ko turashaka slicer y'uturere. Slicer irahitiza ifite ama-button y'uturere, noneho wakirika ku karere kamwe hakaza amakuru y'ako karere,
gutyo gutyo. Iyi slicer rero turayikura hano tuyikatinze, hanyuma tujye kuyomeka muri dashboard. Reka tuyomeke hano tunayiringanize neza mu mwanya twayiteganyirije. Murabona ko iyo dukiritse ku karere kamwe hano ku makuru y'ibanze ya dashboard naho birahinduka, ariko niho honyine birimo guhinduka. Kugira ngo rero iyi slicer y'uturere tuyihuze n'andi makuru dufite hano, turabikora gutya. Turasubira muri sheet ya pivot table, hanyuma dukirike kuri pivot table yindi dushaka guhuza n'iriya slicer, tuzamuke kuri ribbon tab, tukiri muri pivot table analyze, turareba noneho commande yitwa filter connections. Tuyikandeho, hafunguka aka kadirishya kadusaba guhitamo cyangwa kwemeza ko ushaka guhuza iyo table na slicer. Select filters to connect to this pivot table. Ukemeza hano mu kadirishya ko kwemeza. N'izindi mbonerahamwe tuzihitemo nk'uko tumaze kubibona. Noneho nitugaruka kuri dashboard tugahitamo akarere kamwe kamwe, urabona noneho ko amakuru arimo guhinduka hishyiramo aya karere duhisemo. Excellent. Hanyuma rero, hano muri aya makuru y'ibicuruzwa dushobora gushyiramo imirongo y'amabara itugaragariza uko imibare irutanwa dukoresheje conditional formatting. Ibyo biroroshye rwose byo. Ariko rero reka twongeremo slicer y'ibicuruzwa. Turabikora nk'uko twabikoze kare. Hanyuma nihaza ka kadirishya duhitemo ibicuruzwa. Dukomeze n'ibindi nk'uko twabibonye. Hano murabona ko iyo slicer ifite urutonde rw'ibintu byinshi, hahita hajyaho icyo twita scroll bar, umurongo udufasha kuzamura ibyo tutarimo kubona ku rutonde. Naha murabona ko iyi slicer irimo kugenga amakuru y'ibanze ya dashboard mu tudirishya two hejuru gusa. Ubu ni slicer turayihuza n'andi makuru nk'uko twabibonye. Tukiraho dore ibintu bibaye hano rero. Tukimara guhuza amakuru ahise yigaragaza uko twasize tuyahisemo kuri slicer muri sheet ya dashboard. Yayunguruwe. Harayo tutakirimo kubona hano. Kubikuramo rero turasubira kuri dashboard, tujye kuri slicer, dusubizemo amakuru twari twayunguruye, dukanda aka kamenyetso hano hejuru ya slicer. Nidusubira kuri pivot table murabona ko aya makuru yose agarutse. No kumbonerahamwe y'uturere niko byagenze. Tubikuremo naho. Hanyuma dukomeze izi mbonerahamwe tuzihuze na slicer y'ibicuruzwa. Tayare, murabona ko rwose noneho ibintu byose bimaze kujya mu buryo. Dashboard yacu turayisoje. Igisigaye ni ukunogereza kugira ngo ibikeye kurushaho. Dushobora kuza tugahisha imitambiko rows n'inkingi columns bya sheet birenga kuri dashboard, bityo kuri sheet tukaba dufitemo dashboard yonyine. Hanyuma ibindi byose bisigaye ibyo kwinonosora no kwinogereza byose bikubiye mu masomo atandukanye twagiye ducamo twihuta. Guca imirongo, gusigamo utubara tuyigaragaza neza n'ibyo. Ngayo nguko rero. Dusoza rero nagira ngo mbamenyeshe ko noneho amashusho azakurikiraho tugiye kwibanda ku guhera ku ntangiriro ya Excel neza, ku buryo n'umuntu uyibonye bwa mbere yasobanukirwa icyo ari cyo ndetse akaba yanatangira no kwiga kuyikoresha. Kandi noneho amasomo azaba akoze mu buryo bwumvikana kandi bunogeye amatwi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.